wanyu ndavuga ukorera ku rubuga mbasa ni ikiganiro cyiza nzanye umunsi byoke kuri baje tusizo nkuru umukozi w'Imana azanye zanye inkuru nziza rero tumaze iminsi tubabwira ko mushiki wanjye ndavuga wa mukobwa tujya dukorana ku rubuga Isaka Yesu yaramaze iminsi ari gusura abarwayi kwa muganga ibyo amaze iminsi ari mu kazi none rero bavandimwe tugikurikirana urubuga Isaka Yesu mbere ya byose ese wibuka wibutse kujya gusenga uyu munsi ku cyumweru cyabara icyumweru cyakugendekeye neza yego hari wenda cyaba cyakugendekeye neza cyangwa se na nabi ihangane komera yego tumaze iminsi tuvuga ukuntu tubaye muri ubu buzima kuri ku biciro ibiribwa ibyo kurya ibintu bigiye bitandukanye by'ubuzima ese muri ubu buzima urimo umeze neza urakomeye humura Yesu arakiza azaguha icyo ushaka Imana yacu iradukunda ahari wenda ntituzabura ntituzakena yego ndiringiye kuririmba akaririmbo kari gufasha ngo Uwiteka Imana azi imibabaro yacu azi gukena kwacu azi ibitubabaje azi ibitugoye azatugirira neza azaduha umugisha azadutabara azaduhaza azahaza kwifuza kwacu bijyanye n'uko ubuzima bwacu ndavuga tubayeho yego turabakunda ese mumeze mute abari mu Rwanda muri Amerika muri Kenya mu bihugu bigiye bitandukanye mumeze neza murashima Uwiteka yego arakaririmbo nshaka kuririmba akavuga ngo Uwiteka Imana yacu sinzakena anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyamisha iruhande rw'amazi adasuma ambera ingabo inkengera uwo ni Yesu witanze umusaraba igorogota haleluya bana mukurikirana rwa rubuga rero ubu dutangiranye icyumweru turi mu mashimwe cyane ko Imana iri kugenda ifasha abantu bayo muri duke dufite tugasaranganya buriya rero buriya akambabwire bavandimwe akambabwire yego nubwo ibiciro bigiye bihindagurika ku isoko ugasanga mu gaze zarahenze ugasanga mu biceri n'amavuta byarahenze nimuhumure Yesu wacu twakurikiye azajya dufasha Yesu wacu azajya dufasha wabona 1000 wabona 500 ujye urajya gukaraga usenga uvuga ati Mana aya mafaranga 500 nubwo ngiye kuyakoresha uyatubure gabemo menshi maze nijya ku isoko nanjye mpahe nk'abandi Imana izajya igukorera kuko Imana ishobora byose ntacyo yakwima ngo tugufite ntacyo twabura uturyamisha iruhande rw'amazi adasuma usubiza intege mu bugingo bwacu haleluya mvuze ngo Imana idusubizamo intege yumvishije se ufashijwe haleluya turabakunda hano mukurikirana rwa rubuga rero buriya narinzanye ikiganiro kuri urubuga mubwira ngo Uwiteka Imana yacu aturyamisha iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwacu ariko buriya abavandimwe mbere ya byose tugira inshuti tugira abavandimwe ujye wibuka kujya gusura inshuti yawe buriya abavandimwe iyo ufite inshuti wakagombye kumenya aho itaha iyo ufite inshuti wakagombye kumenya aho ituye iyo ufite inshuti urayihamagara ukayisuhuza ukamenya amakuru y'uko yiriwe ukamenya amakuru uko imeze inshuti yawe ugomba kuyihora hafi ndavuze ugomba kuyihora imbere yego umuntu ntazakubeshye ngo aragukunda ataguhamagaye kuri telefone ngo amenye se umeze ute muri ubu buzima turimo umeze ute buriya inshuti yawe wakagombye kuyihamagara uko bukeye uko bwije ukamenya amakuru y'uko yiriwe turabakunda mugira amahoro ya Kristo yari gukorera ku rubuga Isaka Yesu waruzanye ikiganiro kivuga ngo inshuti yawe aho iri hose uba wakagombye kumenya amakuru yayo ukayisura ukayiganiriza yemwe yaba yanagize n'ikibazo yasuye nk'abarwayi kwa muganga yagwajije ukayisura ahantu hose inshuti aho mugiye murajyana kandi inshuti uyibonera mu byago ndavuga bikomeye yego turabakunda tuzagenda tugenda tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye ariko nimugire urukundo mugira amahoro mwizere Yesu uwo Yesu twakurikiye azatugirira neza uwo Yesu twakurikiye azaduha umugisha haleluya turabakunda bana mukurikirana rwa rubuga genda nzana ibiganiro bigiye bitandukanye cyane ko ku rubuga abantu benshi bajya badukurikirana bakavuga ngo ese mwatekereje gute kujya muzana ibi biganiro ku rubuga twazanye ibiganiro birimo inkuru za Yesu tuzana ibiganiro birimo gukomezanya tuzana ibiganiro byinshi
kandi hari n'ibyo tubategurira, tuzajya tunazana n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabakunda, mugire amahoro ya Kristo. Nashoje rero, ariko bavandimwe, inshuti mukurikirana urubuga, ujye umenya uko inshuti yawe yiriwe, umenya uko inshuti yawe yaramutse. Urwo ni rwo rukundo Yesu Kristo ashaka muri iyi minsi igoye, muri iyi minsi turimo. Turabakunda, mugire amahoro. Narinzanye ikiganiro kivuga ngo inshuti yawe ya buri munsi ujye uyiba hafi, gake mufite musangire, musaranganye. Uru rugendo tuzarusoza hamwe no kwizera Imana. Haleluya, ndafashijwe. Ngiye gusoza rero, ariko mbere y'uko nasoza iki kiganiro, abari mu Rwanda, muri Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye, turabizi ko mudukurikira, mujye mudukandira subscribe, like, comment, mubisangiza abandi. Ibiganiro turabifite byinshi tuzajya tubazanira. Nimugire urukundo, nimugire amahoro. Turahari, turi benshi. Hari wa mumama aherutse kubyara, hari wa mukobwa umaze iminsi asura abarwayi, hari Pastor Rucagu, hari Eliya, hari n'abandi benshi twagiye dukorana. Ndaje nzababereka. Narinzanye ikiganiro kivuga ngo muri duke tumufite musaranganye. Uru rugendo turimo tuzarusoza hamwe no kwizera, na Yesu wacu twizeye uwo tuzamubona. Ise wewe wizeye ko uzamubona? Yesu tuzamubona. Mugire urukundo. Nawe reka dusoze ikiganiro cyari kiri kuvuga ngo mugire urukundo. Inshuti yawe bakagombye kumenya uko yiriwe, ukayisura, ukayiganiriza. Haleluya. Turashoje, dushima Imana yabanye natwe muri iki kiganiro. Iteka Mana mu Mana yacu, turimo tuvuga ngo inshuti yawe ni guhora hafi, ukayitekereza, ukamenya icyo ukeneye, ukarya icyo ufite nayo ukayimenya. Uwiteka, nsengeye abazakurikira iki kiganiro n'abagikurikira aka kanya, ujye uduha imbaraga, uduhe umugisha, utugirire neza, udukorere ibyo ushaka Yesu. Haleluya, turakwizeye ko bigusabye mu izina ryawe Yesu Kristo, wabaye umusariko. Ukomeze uducire